Rest and think. Ruhuka, tekereza, wibaze ugire icyo ugeraho. Rest and think. Iyi minsi ya none agahinda ni kenshi, imitima babaye ni myinshi. Abenshi bari kurira ni benshi cyane. Ubu tuvugana hari abari muri gereza ni benshi. Abari mu bitaro nabo ni benshi. Abari mu ngo mu miryango igiye itandukanye barwaye nabo ni benshi. Abari kwirukanka ku kazi ni benshi, n'abari kwirukanwa ku kazi nabo ni benshi. Abanshuti zabo zarabasize. Ubu tuvugana umukunzi wawe arakubwira ati sinkushaka, sinshaka ko tugumana. Abakunzi banyu bari kubasiga. Ubu tuvuganye za divorce ku nkiko ni nyinshi cyane. Abacamanza bavuze barushye. Divorce zitekereje bajya mu muryango. Ubu tuvugana hari intonganya mu miryango y'ibintu bitandukanye. Ubu tuvugana hari abana bavuye mu ishuri. Ubu tuvugana hari za bombe atomike zitewe. Ubu tuvugana intambara ziri ku isi ni nyinshi. Ubu tuvugana indwara z'ibyorezo ndetse n'izindi ziri kwiyongera umunsi ku munsi. Icyari muri iyi minsi ni coronavirus. Coronavirus yaje kuba COVID-19, nyuma kuba Delta, ubu hariho Omicron irihinduranya umunsi ku munsi. Iteje ikibazo. Kuki se agahinda no kwigunga biri kugenda byiyongera umunsi ku munsi? Kuki se abatari bake mu miryango bari kugenda biyahura? Kuki se ubushuti cyangwa se friend relationship twaga dufitanye hagati yacu iri kugenda igabanuka? Reka tubivuge muri iki kiganiro. Ni Rest and think. Njye nitwa Eric Nshimiyimana. Kugira ngo tubyumve neza, reka twumve inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Amina. Amina ushobora gusanga ari wowe cyangwa se ari undi. Amina yari umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20. Yari afite ababyeyi bombi, papa na mama. Mu muryango ntiyigeze agira umuvandimwe n'umwe kuko yavutse ari ikinege. Akiri mu mashuri yisumbuye, Amina mu mwaka wa 4, papa wari umusirikare yitabye Imana. Yarazi impanuka y'imodoka, gusa kubera ko impanuka yabereye ku rugamba hanze y'igihugu, yaragiye mu butumwa bw'akazi bw'igihugu. Amina ntabwo yamenyeshejwe ko papa yitabye Imana. Amina yaje gusoza amashuri yisumbuye mu mwaka wa 6, agira amanota meza cyane. Agira amanota yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Gusa kubera ko mama we ataragifite ubushobozi, Amina yaje gukora ikizamini cy'umushinga, maze uwo mushinga uza kumurihira amashuri ya kaminuza. Amina yaje gusoreza amashuri ya kaminuza, ariko ntiyatagira amahirwe kugira ngo abone akazi nk'abandi. Amina mu mico no mu myitwarire ntakemwa. Akabise n'agahiye yagasangiraga nabo babaga bari kumwe. Mu kibuga kinagabona agashaka gufatanya n'abandi. Muri groupe akaba intangagira mu gutanga ibitekerezo mu bandi. Ndetse mu bagafite ubushobozi buke yafashaganye n'abandi kugira ngo icyo bageraho. Amina ntigeze acika intege mu byo yakoraga, nubwo papa we wamufashaga yari yitabye Imana. Yumvaga ko mama we nawe afite icyo yamugezaho. Iteka Amina yakundaga kuvuga amagambo atandukanye, gusa amagambo akunda akavuga yavuga ko byaha byiza ukoze igikwiye cyiza nubwo wasigara wenyine. Do right things even if you stand alone. Akongera akavuga ko kuba umuyobozi mwiza wa groupe cyangwa se w'itsinda uyoboye biba byiza ariko urazwi n'ibikorwa ukora, aho kugira ngo urangwe muri perezida, secretary cyangwa se n'ikindi. Leadership is an action, not position. Amina mama we yaje kurwara, maze mama we arwara kanseri y'ibere. Araremba cyane ageze aho imurembya. Gusa Amina yaje kwibuka ko afite inshuti nyinshi kandi inshuti zikomeye cyane. Mu nshuti yibukagamo harimo izabaye abaganga, abarimu, abacunga mari muri za banki zitandukanye. Yahise yigarura icyizere ko mama we akize burundu.
Amina yafashe telefone ahamagara uwa mbere, maze uwa mbere ati alo Amina ndi busy turavugana mu kanya. Ahamagara uwa kabiri, ndi busy Amina turavugana mu kanya. Ahamagara uwa gatatu, shiri ko ndi busy wese tukavugana mu kanya. Ubwo ni nako ikibanza mama wa Amina yabagamo bari bagiye kugiteza cya Munara kuko amafaranga n'amadeni byari bimaze kuba menshi muri CHK aho mama yararwariye. Amina yaje kwibuka ko afite sheri we wamukundaga cyane, mbese biramaze igihe banakundana. Aramuhamagara, hello sheri, waretse nkaza kukwamagana mu kanya ko ndi busy kandi umenye ko ngukunda, you know I love you so much. Ako kanya mu mugoroba ku wa gatanu ushyira weekend, mama wa Amina yaje kwitaba Imana. Mama wa Amina akimara kwitaba Imana, Amina yanditse kuri Facebook ndetse na WhatsApp amagambo agira ati RIP, RIP, just rest in peace. Mama ruhukira mu mahoro. Mama Imana ikwakire mu bayo. Mama ndagukunda. Mama I never forget you. Mama Imana ikwakiriye mu bayo. Mama Imana igukunze kuturusha. Ako kanya Amina yakiriye ubutumwa bwinshi cyane ku buryo ntabashaga no kubusoma. Amina ubutumwa yakira bwaramwifuza ko Imana imwakire mu bayo. Ako kanya Amina yahamagaye inshuti ze azibwira ko mama we yitabye Imana. Zirongera ziramubwira ati ndi busy. Uwa mbere yahamagaye yaramubwira ati Amina, hajya nimero yawe iri muri momo. Uwa kabiri nawe, Amina ndi mu kazi ndi busy ariko se hajya ugira konte muri Beka. Ahamagara uwa gatatu, Amina inkuru nayimenye, ngiye kukoreza amafaranga 200,000, urebe ukuntu waza gufasha abantu ukaraba intoki. Uwa gatanu nawe aramubwira ati Amina wihangane mwana wa mama, gusa urabizi ko ndi mahanga ariko ntabwo nabasha kuhagira, gusa uburwayi bwa mama narabumenye ariko Paul sibyo, gusa ngiye kugufasha kugira ngo turebe ukuntu twashyingura mama mu cyubahiro. Ako kanya Amina wamurebaga wabonaga ko afite agahinda kamurenze, mbese yataye umutwe ukabona ko asigaye wenyine ku isi. Ubona mbese abonye ikintu cyamwishe nawe akigenera akavuga ngo yahita agifata. Agahinda kari kamwishe kamurembeje. Mama wa Amina agenda gutyo, Amina nawe agahinda kamwica gutyo. Rest and think. Mu by'ukuri si amafaranga Amina yari akeneye. Mu by'ukuri si amafaranga yamiringi kunenya Amina yari akeneye. Amina yari akeneye umuganiza. Amina yari akeneye umufasha. Amina yari akeneye inshuti ze ngo zimusure. Amina yari akeneye umuha ibitekerezo. Amina yari akeneye inshuti ze zose igihe mama we yararwaye. Byibura hari icyo zari gukora kugira ngo mama we abeho. Mu by'ukuri iyi nkuru tumaze kumvira ababaje kandi irakomeye cyane. Hari benshi ikoze ku mitima ndabizi. Hari byinshi bituma tuba busy, imirimo myinshi, ibikorwa byinshi, amasomo menshi tubamo muri iyi si bitandukanye bituma tuba busy. Ariko si kuki uba busy koko ukabona n'umuntu utumwahamagara inshuti cyangwa n'ikimwe inshuti zawe? Umupasiteri umwe yari kwigisha ijambo ry'Imana arangije arigisha abona abantu bose bagiye muri telefone bunanye nta rumwe kumukurikira. Biramucanga. Gusa yavuze amagambo ati busy ni being uncertain yo. Kuba busy ni nko kuba munsi y'ibintu bya Satani. Bose bakangwa ati pastor tumi ubona bose imitima ikangutse cyangwa se ishidutse ati
munsi ya Satani. Ati mu izina rya Yesu. Kuba busy ni kimwe mu kintu byugarije abantu bigatuma inshuti zawe zitandukana nawe. Kuba busy ni kimwe mu bintu biri gutuma abo wari ufite nk'inshuti zawe barakubuze. Kuba busy ni kimwe mu biri gutuma ababyeyi bawe batakikwibuka. Kuba busy ni kimwe mu biri gutuma imiryango imwe n'imwe itandukana. Kuba busy ni kimwe mu biri gutuma abana ubwenge bwabo bwarasubira inyuma kubera ko ababyeyi batakibitaho. Kuba busy ni kimwe mu biri gutuma abana biyahura. Kuba busy ni kimwe mu biri gutuma inshuti zawe zitandukana nawe. Kuba busy ni kimwe mu biri gutuma umukunzi wawe atakigutekerezaho, ukabona ku munsi ari gupostinga kuri WhatsApp ati amanone. Kuba busy, kuba busy, kuba busy. Rest and think. Njye nitwa Eric Nshimiyimana. Iyi ni Bizaza TV. Kora subscribe, unatwandikiye muri comment kugira ngo twisubire tubisome. Iyi nkuru iragihuriza buri munsi. Rest and think.